Okay, can we start then what? Niba ntangiye ngiye kubabwira man, ndifuza kubwira buri mujene wese dushobora kuba dufite ngo narogoshe ma ikibazo si ugukuraho umusatsi ahubwo come on ndababwira utuntu dusekeje Brad don't worry, ntugire ngo ni imikino, il faut faire attention bro. Umunsi naje nje gushyiraho akadomo ku muntu wese dufite ikibazo tugikemure. Mfite ideni ntishyure, nawe uremfitiye ukandika iyo linki ujyemo utange comment man. Deni niryisha umuntu ntiyamenye ideni aba afitiye undi man. Kigali nimbi man, manje maze kubibona ngewe nk'ubu hari nk'abajenzi twatangiranye akazi bari muri jail, sibyo? Hari abapfuye n'umunsi, hari abakinguwe n'ejo, hari abazashyingura. Wowe nimba uri kureba ino stati yanjye mvugira utamena, nyuma yo kuvuga mena ubundi ujye muri link ngiye kuguha umbwira uti dufitanye ikibazo iki n'iki, ndifuza kugikemura, ndifuza ko wagikemura, ndifuza kumfasha mu buryo. Nimba ushaka no kuba monetize kuri YouTube, kuri Facebook, TikTok n'izindi mbuga nkoranyambaga byose ndi kubigufashamo. None ufasha ubu nabonye meta blueprint yo kuba naba umu brand ambassador wa YouTube mu Rwanda.